uwa gatandatu mwiza nshuti za TV2, uwa gatandatu mwiza inshuti za siporo yo mu Rwanda, uwa gatandatu mwiza inshuti za Sekafa Kagame Cup. uwa gatandatu mwiza cyane witwa wakunda kwita weekend. Iyi ni weekend inoze. Bayita weekend inoze. Ni umunyamakuru Gaperi OG Robert. Tubahaye ikaze mu mavuta. Robert yinjiranye amavuta. Nateye ubwoba. Na kuntu ino weekend buri umuntu wese agomba kwinjira weekend ameze neza, arimo arashwanyagurika ibintu bimwe birataraka. Tuje muri TV2 Sport, tuje mu makuru ya TV2 Sport, amakuru y'imikino cyane tugiye kwiba amakuru agezweho kandi tugiye kwibanda ku irushanwa. Barataha nango ariko se jewe narangije kumwirukana nyine bwo nta yandi mahirwe ndi bumuhe. Uramwirukana sura mutozi, iryo nibanga ni ukuvuga ngo ekipe yitwa APR ku munsi w'ejo yahawe isomo rya ejo imikino ubundi uragatsinda amakuru nuko umuyobozi wa APR yarataha, ariko umupira wa match yarangiye wabonye uburyo His Excellency yamaze iminota myinshi yicaye. Nibyo nyine abantu wabonye ukuntu abakunzi bacu bamaze iminota myinshi hanze, ni ukuvuga ngo buriya yarimo kwibaza ariko umukuru w'igihugu nyine kuvuga ngo yaje gufana hapo, ariko ibaze ko ari ikintu abafana batazi. yinjiye mu kibuga nako yinjiye mu mwanya w'icyubahiro yarakwiye kwicaramo. yinjiye stade bahita batsinda igitego cya gatatu. Abantu bamaze guserebura ko His Excellency ageze kuri stade, ariko abandi baserebura yuko Gor Mahia itsinze igitego. Ako sara abafana ba Gor Mahia bari bahari, hari abafana ba Rayon Sport bitewe na hari abari bake, ariko ikigaragara kuko yego narabibonye kigaragara ejo niko turihuta cyane sibyo, mbese bari inshamake. Ejo wabonye umukuru w'igihugu akinjira stade ikipe yarangije kugira ibitego 2. Ekipe ya APR wayibonye gute mbere yuko match itangira? Nabonaga abantu bari kuvuga ngo Gor Mahia irarya 5, nabonaga abandi bari kuvuga suko kubeshya nanjye Robert Gaperi, wabonaga irabirya suko kubeshya byanga byakunda. Byagaragaraga ko ikipe yitwa APR ifite umukino wenda ikaza gutsinda icyambere ikaza. Hari umusaza nabonye ari kuvuga ngo APR niramuka itsinzwe ntago nzagaruka muri stade, kuko buriya ntago azagaruka cyangwa namaranga mutima y'abafana. No kuvuga ngo ejo match itari yaba hanze y'ikibuga nyine, mbese amagambo bavuga ngo ejo umuvugizi wayo Njangwani yari yatangaje kuri mikoro ya za Karikeza avuga ngo ikipe yitwa Gor Mahia natayitsinda ntango nzagaruka no ku mahoro. Ejo tuzahahurira noneho bino bintu by'ikoranabuhanga byaje ntango gashobora gusibwa. Noneho ejo match irangiye bongera baramubaza ati ese koko ntabwo uzagaruka? Arangije aritwaza ati birashoboka, message ubundi yaragiye za Barca zigiga 6 za SM ibyo byinshi cyane. Reka twinjire mu kibuga sasa. Ariko abantu turabakiriye abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, muri Afurika, i Burayi no mu Rwanda, dusubije abari i Kigali, mu ntara, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera, bose turabasuhuje cyane mu majyepfo mu karere ka Kamonyi, za Ruyenzi. Abantu baze za Kamonyi, za Ruyenzi, Runda, Rugarika, Mugina, hirya mu bibungo bya Mukinga, ubona bahita kwa Robert. Bahita kwa Robert Gaperi OG cyamamare kabisa. Noneho
urebye abakinnyi twinjiye muri match twinjiye muri match ariko mbere yuko twinjira match reka manze mutembereze mu bafana manze urebe umuriro wari uhari stade urebye hari harimo nk'abafana wenda nk'ibihumbi nka 28 cyangwa se 30 buriya bari barimo 30 urebye imyanya yari yasigaye ariko reka babe 30 ni mu gihe ni 30 gusubiza hasi kuko reka babe 30 ni mu gihe kuko n'ubundi match yari ubunterega match yari ubuntu bisi abantu bo bazizamo ku buntu iyo banashaka bari no kubagaburira cyane bari no kubagaburira go biragoye byasaba izindi ariko birashoboka ikipe ngo APRFC iri mu makipe nyine afite amikoro ifite amafaranga bitewe n'abakinnyi benshi bayigiyemo nabayivuga ibigwi ko ari ikipe nyine itanga buri kimwe cyose ariko ejo bitewe n'ukuntu abafana mu Rwanda ikintu kizatwica reka twinjire muri stade ikintu twinjire kuri match reka mbanza nsoze ku mufana sibyo abafana ari ikintu kimwe uzajya dupfanaho abantu bari gukurikirana muri kubona ko twabashyireho amafoto ya match ya kibuga abafana mbere yuko twinjire mu kibuga abafana muzajye mwihangana mubanze murebe umupira ntabwo uvugwa urakinwa nicyo kintu nababwira harebe uko narimucishijemo tarebe nibyo ndamwirukana pe twinjiye muri match twinjiye muri match mu kibuga ndani iminota 15 ya mbere bagita mbese mu minota ya mbere 15 ya mbere ikipe ya APR yari yoboye uyu mupira yawuherekanyaga neza ubona ifite nka position ariko ibintu bakinaga nabonaga bidafite 10 nyine ni ikipe yakinaga nyine ukabona ni ikipe nkuru nyine ukabona njye natekerezaga ngo nyuma y'iki gihe ahari baraza kubonana neza kuko ntago babonanaga navuga ngo nyuma y'iyi minota bashobora kubonana neza ugasanga APR ibonye igitego nibyo kuko ikipe bundi habwa ifite statistique nziza cyane mu kibuga nirimo irakina umupira biragaragara urabona buri arimo aratanga baro ukabona imiragera kuri we neza ariko aho byapfiriye n'ahantu hamwe hano byapfiriye buri ahantu abantu batareba umupira ngo barebe ibi bitego ikipe ya APR yagiye itsindwa ni ibitego byaturutse ku mpande gufata nk'umukinnyi nka kapiteni wahoze ari kapiteni wabo ntibamwongere hari ahantu nka kapiteni yabuze hari ikintu abantu muri kuvuga njye ntari kwemeranya namwe ngo niyo mugabo Claude ngo yarabuze ariko niba yarabuze haje undi kuko niyo mugabo Claude ntazabaho igihe cyose ntago azaguma muri APR iminsi yose niyo ushaka kugira ngo umuntu agende bisaba kugira ngo azagende none se aba bakinnyi baje ntago baruta bane mugabo Claude kuri profile zabo ariko umukinnyi waje ku mwanya wa Claude niyo mugabo ntabwo ari ku rwego rwe neza Christian ubwo akinira polisi yavuye muri polisi byanga byakunda ntabwo yewani wenda yahamagarwa muri nationali ariko si yagwanzamo abakunzi ba TV2 Sport bagiye hasi muri comment batubwire ariko njyewe nk'umunyamakuru wari uhari ejo kuri stade ikipe yatsinze indi iyirusha ikipe yitwa APR aho bayibonemo igitego cya mbere icya kabiri bakajya kuruhuka bariye bibiri bagarutse mu gice cya kabiri ubona na gahunda bafite ubona nyine ikipe nyine Gor Mahia yaje ikina nk'ikipe idashaka kudefana yaje ikina bisa byasaba kujya kureba mu mibare ari muri 70 hagati ya 65 na 70 ari nko muri za 68 gutyo 70 ashaka atari yayi 68 umuntu abakemerewe gutoza abagomba kujya muri pasi cyane na 75 jewe namukubitaga akajisho oya ikipe ya APR ntago yigeze ahaguruka kuri touch line nibyo ngo agiye gutanga sinye kuba
abatoza rero buriya ntukazajya tuvuga abatoza ari ibintu nimba wari ariko wowe Robert reka manze nkubaze ni gute ekipe ya Rayon Sport ishaka za Gor Mahia kugira ngo bakine muri pre-season APR ikajya gukina n'Intare nyine nicyo kibazo rero APR yawe ikajya gukina na za Gasogi ikajya gukina na za Gorira y'itsinda Gasogi se bigeze bikinira pre-season yakoze nimwe ikina n'Intare itsinda 7 rero ekipe ya APR ifite abakinnyi urumva abakinnyi we nanga ari babi reka tuvuga ngo wenda abakinnyi bakomeye wenda bafite n'amazina bakina mu makipe y'ibihugu wenda bagize amahirwe urumva batangiye kugaragaza ko ari ahantu hari intege nkeya batari batangira shampiyona banasohokera n'igihugu ko iyi kipe iramutse ikinye amarushanwa ya CAF Champions League erega n'ubundi amakipe bizakina n'ayanga bimeze gutya amakipe bizahura n'aya za Gor Mahia ni Gor Mahia turayizi ndabizi cyane Zamalek ndabizi Gor Mahia muri Kenya niyo kipe yawo nkuru ariko nayo yibayeho nkuko ubona za Rayon ni ikipe nayo ishakira mu bafana ni ikipe ishagura n'amikoro make ariko ni ikipe nyine ifite ikindi ikipe yabo nta gakipe kamenyeranye iyi Gor Mahia yari imaze icyumweru ikinnye na Rayon Sport iri no mu Rwanda rege imaze gukina n'umukino Rayon Sport yitsinze ibitego bibiri ariko buri by'umukino ahanga wenda ukuntu bashaka kuvuga ati reka dukine umukino ni APR yoroshye ni Gor Mahia ikomeye ni Gor Mahia Rayon Sport yari ikomeye kurusha aya makipe niyo mpamvu nakubwiye ngo umupira ntabwo widunda umupira ubu ngubu uri mu bitabo nyine no kuvuga ngo mbere abantu barazaga ngo umupira uridunda nyine no kuvuga ngo ntimuzibeshye ngo ikipe bakajya bakina nyine no kuvuga n'imikino bakajya bakina umupira umeze ubu rero ariko ubu ntabwo umupira ukidunda umupira wagiye mu bitabo njyewe ubu ngubu ekipe yose yagiye mu kibuga bose bangana ari 11 kuri 11 ntuzambwire ngo wenda haba harimo imwe wenda ifite ku buryo se wagenda ugafata n'abafana ukabashyira mu kibuga ngo ni 11 kuri 11 n'abafana ushaka kugenda ugafata abafana wenda b'ikipe runaka n'abandi nyine ntabwo ari urwego ni ukuvuga ngo ni urugero ntabwo ari urwego urwo ni ingero tuba turimo turatanga ariko niyo mungana muri 11 byanga byakunda harimo wenda baba bafite amahirwe ejo bundi habaye igikombe cy'isi Argentine na Espagne sibari 11 kuri 11 ariko ikipe ari ukuntu ikipe ikina bari 11 kuri 11 wabonye ibintu Espagne yakoreye Argentine nibyo nkubwira sibyo ni ikipe irimo iratangira ni ikipe ikina neza ifite position nziza umupira bro yewe nibyo uri mu bitabo yewe no kukubwira ngo ejo ni nanjye ira finale nayirebye wabonye uburyo Argentine itakozaga umupira nyine nibyo nshaka kugira ngo tubyinjiremo neza babwire ku mupira ku mukino sibyo nimba ekipe itangiranye umupira ikurisha pozisiyo irimo irakina neza irimo irakina nabi byanga byakunda umufana no kuri k'umufana ufana iyo kipe arareba akabona ati ikipe kunini irakina neza byanga byakunda afite icyizere igitego cyaza kuboneka ejo reka manze biriremo bimwe mu bitego byatsinzwe n'ikipe ya Gor Mahia bababwira ibitego ukuntu byagiye byinjiramo ku munota wa 25 igitego cya mbere cyari cyavuye kuri kone bogisa muri nuza umuzamara wa bogisa byari mu kavuyo ariko umukinnyi wa Gor Mahia yahise avunderezamo babyita guporofitira mu kavuyo papa yahise avunderezamo rero bakikubitwa igitego cya mbere urumva kwa kundi nyine baranse umupira bawuranshe nabi kwa kundi mu hagati ahandi bawudegarije nyine bamaze gutsindwa igitego umupira tugenda ufatwa n'umukinnyi
Gor Mahia nta n'iminota byasabye iki byasabye amasegonda ndetse n'umunota utagezemo bahita bakubitwa igitego cya kabiri. Igitego reka tusabe kameramani atwereke igitego cya kabiri ko cyagenze. Kameramani dore igitego cya kabiri ngiki. Uri kukibona? Urabona umuzamu hari barabona ikipe bamaze kubitamo agashingura cumu bayicucuma bayititiza. Igitego cya kabiri mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere biragaragara ko ikipe yahise kubitwa n'inkuba ako kanya. Nabyiki iki noneho hari ikintu abafana ejo batanye bahise bishyiramo ngo iragombora iki kintu cya iragombora rero nicyo gisigaye kiba gikubiye. Nagira akenshi natashye numva hari abafana batangiye kuyita ngo FC kiragombora FC kiragomborwa gute? Wapi kabisa. Ikipe nyine yahise kubitwa igitego cya kabiri bajya kuruhuka ari 2-0. Bagaruka mu gice cya kabiri umutoza wa Gor Mahia akora impinduka yijama agasore keza ndaza gushakisha izina ryako kamadika gafite amanuka gakiruka irasti inyuma kaziritse ibisatsi. Natashye nkise Kamavinga kuko afite uruhande rukora yakinye neza yaceze nimba ari Dawuda nimba ari numero 18. Ubundi uriya mukinnyi APR yagahise mugura. Oya nuka tufata ibyago kanye burari igihe umuntu akiramukira se. None si uriya mukinnyi APR yari imuzi? Ntabwo yari imuzi nyine yamuboneye ari ukuntu ikipe iza gukina indi kipe gatiriraho nyine amafoto nyine kagucenga. Aha niho bigaragarira niho ubuhanga ariko ikigaragara nese ukurushije aha uzamurushiriza uriya mukinnyi nanone yagiyemo ikipe ye urumva iri favore iri hejuru n'ibitego 2 nta kuntu atari gucenga nta kuntu atari gukoresha zira amande yirukanka ngo abure kutabacenga nk'ira defense itamenyeranye. Ira defense irimwe abakinyi benshi bashyashya. Erega kuba utamenyeranye n'umuntu ntago bisobanuye yuko bagucenga. Ariko bivuze ngo none se kuba mutamenyeranye bagucenga baragucenga pe kuko Kagege bamuzunguje impande zose uruhande rwa Christian uruhande rwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege urumva izo mande ni ibitego byose byaturutse hose. Ubwo uwo mukinyi wambara numero 7 naza gushakisha izina rye yazamukanye umupira acenga wari wambaye nimba ari Dawuda numero 18 kubita korosha yongera ashyiramo kubita pass nziza igitego cya gatatu kiba kigiyemo. Ubwo rero APR abafana bavuga ati no mana yanjye none karabaye. Oya ate nimugire ikibazo turagombora. Baraho kukuza. Ubwo nyine tuvuze ariko nta cyizere abafana bari bahari. Igitego kubera uburyo babonaga equipe tunashimira umukuru w'igihugu ushyiramo agafaranga kenshi cyane muri no rushanwa. Yahageze nyine urumva si ukuvuga ngo yahageze ngo aje gufana APR. Oya abafana buriya ari ukuntu abafana bitwa ni ngombwa nimba igikombe kimwitirira nubwo cyaba kitamwitirira ariko kibereye mu gihugu urumva nibizabatangaje nibizabatangaje bahita batsinda igitego bibaho cyane. Hari indi match nigeze kuza kureba twagiye kureba Amavubi akihagera bwo igitego kiba kigiye bayikubise igitego birasanzwe. Yari na Nigeria ndetse Victor Osimhen atabakangura ko kanya avuga ati mwabonye iby'inyarugenge nuko bijye mu mupira bibaho umupira gusa nyine mu mupira habaho gutsindwa no kunganya ariko ari ukuntu utsindwa ugatsindwa by'icyubahiro ugatsindwa 2-1 ugatsindwa VIP uragatsindwa ugaragaza ko nyine nawe ari ukuntu wakina mu minota ya nyuma APR mu minota ya nyuma urumva
yabuze umupira none ikipe amaze kubona igitego cya gatatu neza ewan iratagira ishimisha abafana bake bareba bari mu kibuga. Ndakubwiye ngo ngena nicara mu ruhande rw'abafana ba Rayon hari coordinateur w'ikipe ya Gor Mahia zo kukubeshya yatajya avuga ati stade nayo aba bafana yabafasha ama video biramushimisha kazajya agera hirya akagaruka akabwira abasekirite babandi bari hasi ubwo ati mubandebere neza icyo mubanshungire neza abantu n'abanjye kuko na match yarangiye staff y'abakinyi ba Gor Mahia bose baze baratambuka bagenda batambara ikibuga barimo barakomera amashyi abafana ba Rayon Sport. Nabibonye narinde muri ruhande nanjye no narinde bivuze ngo ikipe ya APR FC hashobora kuba harimo ikibazo bya bindi byo muri APR bitajya bipfa kuvugwa. Robert ejo match yarangiye ikipe perezida wa APR ahitaza akoresha inama nako kanya amakuru mfite batashye bavuye kuri stade saa 5. Nibyo iyi kipe iramutse ikinye kuriya ku indi match ariko amahirwe menshi APR birarangira niyo twise wagadi iyi kipe yitwa APR n'ubundi biragaragara ko iri tsinda izavira muri hano majonjora ntabwo izakomeza kuko mwitsinda hazazamukamo imwe kandi amahirwe menshi nayo ikipe yitwa Gor Mahia ati gute Gor Mahia yatsinze ikipe urumva yumvaga bo batari bazi ko bapfa no kuyitsinda bayitsinda ibitego 5 byinshi. Umukino ukurikiraho bafitanye ni ra kipe muri nuza yero muri Djibouti sinzi kuntu bayita n'abashaka kuzayikubita nka 5 noneho sasa Vipers nayo umva kuntu APR bikomeranye Vipers nayo izazivuga ngo nta gutsindwa dushaka. Reka tubwire abantu badukurikiye ko bakwiriye gukora subscribe cyane imbere cyane bagomba gukora subscribe share bakanasharinga kandi bakajya muri comment bakatubwira ati ewana hari ibyo ibitagenze neza niba tubyagenze neza ni amashimwe yanyu turayakeneye ukajya muri comment ukandika ati turabakunda cyane amakuru tugezaho ni meza cyane. Ku munsi w'ejo ku cyumweru turasezeranya aba Rayon Sport kuyo mupira tuzawogeza live. Umunyamakuru wa TV2 ngewe Robert Gaperi sibyo no kuvuga ngo ejo mu izina ry'abanyamakuru ku izina ry'abafana ndasaba umukuru w'igihugu ejo azaze kureba match ya Rayon Sport aje bamushushanyirize baro nazabura ibyije ejo yarabibuze ariko ejo naza nango azabibura ikipe yejo uraha amahirwe ekipe ya Rayon Sport ko izatsinda uyu mukino. Iyi kipe yitwa Rayon Sport rero idore ikintu cya mbere igiye kumanuka iri motive igiye kumanuka yumva igiye kumanuka yumva ko nyine byose bishoboka ko ejo APR yariye 5 mukeba ubwo rero ejo tuzahuriye ku